Yagusuhuje wo kuri Isoko Nzima TV. Ni iby'agaciro kuba uri kumwe natwe kandi uri mu mwanya wa nyawo. Icyo nkwisabira ni ugukanda like, comment, share ndetse ukanasubscribe. Usubscribing kugira ngo ujye ubona amakuru menshi atandukanye tuzajya tukugezaho. Imyaka 77 irashize ikigega cy'imari cy'isi gishinzwe. Nyuma yo kuzahara k'ubukungu mu mwaka w'1930 byatewe n'ingaruka zikomeye z'intambara y'isi. Ku ikubitiro ibihugu 44 nibyo byagitangije iki kigega. Ubu iki kigega gihuriweho n'ibihugu 190. Kikagira icyicaro kandi i New York muri Amerika. Bisa nkaho ibihugu byamaze kwizera ko nta banki nta bukungu bushoboka. Ariko se bisaba igihe kingana gute ngo banki y'igihugu ikomere, itere imbere kandi yizerwe kuri icyo kigero? Bisaba iki ngo banki nkuru y'igihugu ishingwe? Muri iki kiganiro tugiye kureba urugendo rutoroshye banki nkuru y'igihugu y'u Rwanda BNR yanyuzemo ngo tube tuyibona. BNR tubona uyu munsi ko yamamaye bikomeye cyane, imaze imyaka ingahe ibayeho? Mbahaye ikaze. Nitwa Christopher, mukomeze munogerwe. Mu mwaka w'1884 kugeza mu mwaka w'1885 Afurika, isoko y'ikiremwa muntu nk'uko abahanga babigaragaje, ku buso bungana na miliyoni 30.37 kilometero kare, byarashobotse. Burya koko baca umugani mu Kinyarwanda ngo iminsi iteka ingwe mu rwabya. Abanyafurika bari abahigi, noneho akabo kari gashobotse. Iyahigaga yahiye ijanja, cyangwa se iminsi ntiyabasekeye, kuko nubwo ari umugabane munini ntibyawubujije kuba bawushyira ku meza. Ameza aya ngaya asanzwe wareba mu ngano yayo ntiwemere kubwo buso bwose bwa Afurika bwari kuyakwirwaho. Ariko byarashobotse. Bafashe Afurika bayishushanya ku rupapuro maze barurambura ku meza. Afurika abakoloni bayirebaga ku meza yabo nk'ifunguro ritagatifu bagiye kwakira. Nyuma y'uko Henry Morton Stanley yasuye Afurika ndetse akaba ari nawe uyivumbura bwa mbere, ntiyagumye muri Afurika, ahubwo yasubiye i Burayi ajya kubwira abanyaburayi bose ibyiza yari abonye muri Afurika. Yari yitoreye ingoma mu giteme koko. Ni nyuma y'uko kandi hari hamaze kwaduka intambara yari buhuza Afurika ndetse n'ibihugu by'ibinyaburayi. Ibi ntago ari byo. Iyi ntambara yari buhuza abanyaburayi bonyine ubwabo, kubera ko ari bo bari burwanira Afurika. Bari kuyirwanira buri umwe wese ashaka kujyana ahantu hanini kandi hafite agaciro mu mabuye y'agaciro, muri za peteroli, amahembe y'inzovu ndetse n'amashyamba yari akomeye cyane. Ibyo byatumye Berlin mu Budage hateranira inama y'igitaraganya, maze bagabagabana Afurika nk'aho yari itungo ryari ryapfuye, maze umwe ku wundi akagabana inyama akajya gutekera umuryango we. Icyo gihe hari mu mwaka w'1885. Bafashe amakereyo n'amakaramu maze barashushanya. Bafata Afurika banyuzamo imirongo, imipaka mishya iba yadutse gutyo. Maze umwe ku wundi atahana igihugu cye azakoloneza. Ibi byasaga nk'umugani ugira uti yitoreye ingoma mu giteme. Maze koko barimanukira muri Afurika barahatwika. Umugabane wari usanzweho abirabura gusa nka Rukara rwa Bishingwe, ubu sesekayeho abera muri icyo gihe bakoze icyo muri iki gihe wakwita kuhatwika. Nibyo barahafashe hose barahatwika koko, maze ibihumbi byinshi by'Abanyafurika bajyanwa bunyago bajya gukora ubucakara muri Amerika. Murabizi, umwe mu bakomotse kuri uyu mugabane wabyawe n'abasokuruza bahageze mbere
yabaye icyamamare, yabaye igikomerezwa cyane kuko yabaye umuperezida wa 44 wa Amerika. Amerika irazwi. Uwo niyo ntakwirirwa mubabwira, mwese muramuzi, ariko reka mubabwire ni Perezida Barack Obama. Uyu munsi yaramamaye kugezaho kuva yaba perezida abana benshi bo muri Afurika bavutse babise Obama, atari iyindi mpamvu ahubwo ari ukubera ko yabaye perezida wa mbere wa 44 w'igihugu cy'igihangange Amerika. Mu Rwanda ubukoroni naho ntibwahasize, ahubwo bwahaseye butanzitse, kuko bwatumye hari abami b'u Rwanda baciriwe mu mahanga, maze igitutsi kibi cyane ubwo kiba gitutswe umwami w'u Rwanda. Icyo nta kindi ni ukugwa ishyanga. Abakoroni baje bavunira mu mavi. Umuzungu wa mbere waje mu Rwanda yari Umudage, kuko icyo gihe Ubudage aribwo bwari bwagabanya u Rwanda. Uwo nta wundi ni von Gotzen. Abakoroni b'Abadage nabo bagera mu Rwanda rero, kimwe n'ahandi hose muri Afurika, basanze Abanyafurika bose kimwe n'Abanyarwanda batazi ubucuruzi, kuko nta bundi buryo bwakoreshwaga icyo gihe. Bwakoreshwaga mu guhererekanya ibintu cyangwa se mu bucuruzi. Ubwo nta bundi wazanaga ikintu ufite wowe ukagiha mugenzi wawe. Urugero, niba warashakaga amateke kandi ufite ibijumba, wabashaga gufata igitebo cy'ibijumba ukagishyira mugenzi wawe ushaka amateke, nuko mwese mugahurizaho. Ariko ibyo byari bigoye, kuko wari bushaka inyama y'inka atari bujyane ihene imwe gusa, cyangwa se ntiwari bumenye ihene zikwiriye kuba zaguranwa inka. Icyo gihe Abanyaburayi, Abadage bagera mu Rwanda badukanye ikoreshwa ry'amafaranga, ibiceri n'inote, maze bitangira gukoreshwa mu bucuruzi. Uduce tumwe na tumwe turazamuka. Nabibabwiye, u Rwanda rwo rwakoronejwe n'Abadage, maze amafaranga ya mbere mu Rwanda ageze mu baturage. Ayo nta yandi yari amarupi y'Abadage. Ayo yahageze mu mwaka w'1890, maze akoreshwa kugera mu 1927, ubwo Ubudage bwatsindwaga intambara ya kabiri y'isi. Nyuma y'uko Abadage batsinzwe, u Rwanda rwigaruriwe n'Ababiligi. Nyuma y'aho gato u Rwanda rwometswe kuri Kongo, cyangwa se iyo wari kwita Zaire icyo gihe. Gusa icyo gihe hariho u Rwanda n'u Burundi. U Rwanda n'u Burundi byakoronezwaga n'Ubudage, byahise bihabwa Ububirigi. Kuva igihe u Rwanda rweguriwe Ububirigi, u Rwanda n'u Burundi nabwo bahise batangira gukoresha amafaranga ya Congo Belge. Icyo gihe niko ayo mafaranga yitwaga. Kongo yo yari yarakoronejwe n'Abadage